neza nshuti bavandimwe dusanzwe dukurikirana ijambo ry'Imana kuri YouTube yitwa Live for Christ Alone cyangwa se ubaho ku bwa Kristo wenyine. Yego ndabakunda. Amazina yitwa Nakirutimana Eric kufatari basanzwe banzi. Yego uyu munsi rero hari akantu nifuje ko mbaganirizaho twunguranaho nanone ibitekerezo. Murabona mu buzima busanzwe yego tugakora akazi dushaka kwiteza imbere, niko isi nyine idusaba kandi nako binameze. Yego tukubaka amazu, tukagira business, tukagura amamodoka, yego tukubaka insengero, tugakora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni byiza kandi muri iyi si tubamo nyine ni nako inadusaba kandi tugomba no kubikora kuko ari na byiza, ni nabyo bitubeshaho bigira gute. Yego ariko cyane cyane reka mbwire ku bantu bamenye Kristo, gerageza mu bintu byose ukora, ariko ubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Niba ubonye amafaranga, ariko wibuke ko ugomba no kugira gute kuyakoresha ku bw'icyubahiro cy'Imana. Hari abantu bajya bagerageza kwinezeza, usanga barinezeza mu ngeso mbi, mu bintu bibi bidahesha Imana icyubahiro, ariko Imana yabireba n'ibyishimire. Yego ikindi mwibuke ko mu butunzi bwose ufite, buriya umutungo wa mbere ufite, yego umutungo wa mbere ufite burya urawugendana, ni roho. Ni roho yawe. Ahantu hose ugiye muba muri kumwe. Ntabwo wajyana imodoka, hari aho biba ngombwa ntujyana imodoka, hari aho biba ngombwa nta nubwo wanajyana amazu yawe. Hari igihe wajya n'ahantu ntujyane imitungo yawe yose, ariko ahantu hose wagenda, aho uri hose umutima wawe uba ufite. Uriya rero ni umutungo navuga ko ari uwa mbere, ari nayo mpamvu tugomba kwita ku mitima yacu, yego tugahora twiyeza dusaba Imana kugira ngo itweze, kubera ko iyo umuntu apfuye na bya bintu ntabyo ajyana. Yego ariko wa mutima iyo yejejwe, yego aho azajya kuba haba ari heza cyane kurenza muri iyi si. Rero icyo nicyo cyagira twibukiranye. Imana idushoboze bavandimwe.